Haleluya, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese aho muri hirya hino ku isi mudukurikiranye, mwaba mutwumva muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri Tanzania, mu Burundi, Uganda, hirya no hino mu bihugu byo hakurya y'amazi turabasuhuza. Hari abari muri Europe, abari muri Amerika, abari hirya no hino, abari mu Bubiligi, mu Burayi, hirya no hino turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, muri abantu b'ingenzi cyane, turabakunda cyane. Turi hano kuri Cape TV 47 ngo twamamaze ubutumwa bwiza, duhindurire benshi gukiranuka, dore ko gukiranuka k'ukuri kubuze. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ukuri bwo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo bubaye ingume. Reka tubanze dusenge kuri uyu mugoroba. Uwiteka Mana nziza, Imana y'imbaraga ndetse n'ubutware n'umurava mwinshi, ari wo udukirisha. Izina ryawe rishyirwe hejuru, urera kandi urakiranuka, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Ngo haye icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Mwami Imana, njyewe ndinde wo kuganiriza ubwoko bwawe, ndinde wo kuvuga ijambo rikomeye ry'ubwenge, ndinde wo kugira icyo nsangiza abera bawe. Mwami Yesu Kristo, reka muri aka kanya ntabari njye, nkubere mikrofone wivugire. Mwami Yesu Kristo, unkoresha iby'ubutwari nk'uko wagambiriye. Komeza ubane natwe, uduhugure, utwigishe, duhamye kwera kwawe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndabasuhuje abana b'Imana muteze amatwi iyi video, abakomeje urugendo rwo gukurikira Yesu Kristo by'ukuri. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo ntihagire ubayobya. Uru rugendo twatangiye ni urugendo rwiza kuko rutuganisha mu cyerekezo cyiza cyo kuzasanganira umwami Yesu agarutse, ubwo azahagarara ku bicu, amaso yacu azamureba saa yundi, tuzahweza, naho bamwe muri twe tuzaba twarapfuye, tuzazuka kugira ngo dusanganire Yesu. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo wumve neza aya magambo. Ntago nzi kwigisha, sinzi kubwiriza, se niki mfite nabwira ubwoko bw'Imana, abantu Uwiteka yitoranirije ngo babe ishanga ryera ryo kumuramya. Ntihagire ubayobya. Njye nyiri kuvuga hari ibyo ndi gucamo uyu munsi binduhije nk'umugenzi, ariko nshuti yanjye, reka nkugire inama kuri uyu mugoroba. Sobanukirwa neza icy'agaciro wabikijwe, sobanukirwa neza ko agakiza ufite, ubugingo butangwa na Kristo buri muri wowe, ari cyo kintu cy'agaciro ufite kirenze ibindi bintu byose umukristo yagira. Ibuka neza. Reka mbwira abantu bari kuyobywa n'abahanuzi, bari kuyobywa n'abiyita abakozi b'Imana bakorana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Hari abapasiteri bariho bakorana n'imyuka ya kabare, imyuka ibasha gukora ibitangaza bigaragarira amaso. Mwana w'Imana, kanguka, kanguka, va mu bitotsi urimo. Uwiteka tugirire neza. Va mu bitotsi urimo, utumbire Yesu. Yesu yabaye hano ku isi, yakoze imirimo n'ibitangaza, yakijije abarwayi, ahumura impumyi. Ntaho twigeze tubona Yesu Kristo ahirika abantu hasi cyangwa bakubita hasi, akoresha ibimenyetso bidasobanutse. Uwiteka Imana yakoze igitangaza mu buzima bwacu, akora igitangaza, agasubiza amasengesho yacu, kandi bigahura
n'uburyo buri normali bw'ubuzima tubayeho. Imana ntago igikora ibintu bicanganyukisha abantu, ikora ibintu mu murongo bikwiriye kugenderamo. None se bashiki banjye bene data, abo babasezeranya za viza n'ibitangaza no kuba mu mataje no kugira ibintu byinshi, Yesu ubwe yaravuze ati umuntu byamumarira iki kugira ibintu byose, gutunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo? Ibuka mwene data mushiki wanjye, ubugingo burahenze kurusha ibindi bintu by'agaciro twagira tukiri hano ku isi. Satani yirukanka kuri ubwo bugingo, ubugingo bw'umukristo, ubugingo bw'umwana w'Imana, ubugingo bw'umukiranutsi burahenze, n'ubw'igiciro burenze izahabu. Oh haleluya! Ibuka neza, niba mu ijuru tuzagenda hejuru ku mihanda y'izahabu, ibaze nawe ubugingo bwawe, ubugingo ufite muri Kristo, ubugingo bwa bundi buzabaho iteka ryose, wabugereranya n'iki? Wabigereranya n'iki muri iyi si? Mwene data mushiki wanjye, hano ku isi si iwacu. Hano ku isi turahanyura gusa, turi abagenzi bajya mu ijuru, mu gihugu Siyoni, icyo Imana yateguye. Oh haleluya! Bibiliya iduhamiriza neza ngibyo amaso y'umwana w'umuntu atarareba. Oh haleluya! Uwiteka yabiteguriye abamukunda ngo bazabibone. Ese ni iki kiguciye intege? Wikumvira amajwi ya Satani. Intambara turwana ni intambara yo mu mwuka, byose bitangirira mu bitekerezo. Satani yikuzanira amajwi ngo wibagirwe agaciro k'imbaraga z'agakiza ziri muri wowe. Ibuka ko Yesu yagupfiriye ku musaraba, yamennye amaraso ku musaraba i Golgota kugira ngo aducungure. Yaciwe mu maso ari umwana w'Imana, yageragejwe na Satani ari umwana w'Imana. Ibuka icyo kintu ukigendereho, gitume umenya agakiza ufite muri wowe, agaciro kako. Mwana w'Imana, ndakubwiye ngo komera, komera ushikame, urwana intambara nziza yo gukiranuka. Aho niho tuzasanganira umwami wacu. Dutsinze Satani n'abadayimoni, tuzambikwa amakamba nitunesha. Rwanya icyaha mushiki wanjye mwene data. Reba hirya hino ibikuzengurutse n'ibihakana Imana. Umwuka wa Antikristo urakora hirya no hino. Birebe mushiki wanjye mwene data, nurebesha amaso y'uyu mubiri ugatekereza mu buryo bw'umwuka, urabibona uburyo Satani agambiriye kugusha ikiremwa muntu. Bibiliya ihugurira igitsina gabo kutagira umugore wambaye ubusa turebesha amaso. Niba uri igitsina gabo, ahangaha byumve neza, Satani arimo arakora cyane, arimo arambika abantu ubusa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Hirya no hino aho tugenda basigaye bagenda inda zose ziri hanze. Murebe kandi mutekereze mu buryo bw'umwuka. Rwana intambara nziza, ambara imbaraga z'agakiza, tumbira Yesu Kristo ku manywa ndetse na nijoro, umuhanga amaso, kugira ngo ubashe kwambuka muri iyi si. Igihe dufite hano ku isi ni gitoya, turi abagenzi bajya mu ijuru. Mubyibuke inshuti z'Imana, mubyibuke bagenzi bajya mu ijuru. Hano ku isi turahanyura gusa, hano ku isi turahanyura gusa. Ntucumuzwe n'ubusa, amaso ntakurangaze. Ibiturangaza ni byinshi, ariko Yesu yaranesheje, yaradutsindiye ku musaraba i Golgota. Natwe twiteguye kuzabyina intsinzi tunesheje, dutabarutse. Reka gutwazwa igitugu n'amajwi ya Satani. Ahari nibyo wari waragezeho mu buzima, ubona
byose bigushiranye, ubona ubukene bukwatatse, ubona ibibazo hirya no hino bikwatatse, ahari n'amadeni, witekereza kuri ibyo udafite, tekereza imbaraga z'agakiza zikurimo, ziri muri wowe. Icyo nakubwira mushiki wanjye mwene data, tekereza, ese ndakiranuka? Icyo aba ari cyo utekereza cya mbere. Nusanga ukiranuka, wimire ayo majwi yose ya Satani, amajwi akubwira ngo impamvu ukennye nuko uri umurokore, impamvu ukennye nuko ukijijwe, impamvu bimeze gutya nuko ukora ibi n'ibi byo mu nzu y'Imana. Mwene data mushiki wanjye, ibyo byigutera ubwoba, wibihangaho amaso, ahubwo reba uti ndacyakijijwe, Imana indebye, agakiza ndacyakarinze, ndakirinda ibyaha, ndakirinda inzira mbi. Reba aho ngaho mushiki wanjye mwene data, utumbire Kristo. Aho ngaho niho uzabonera ko ukurikiye Yesu. Tumbira Yesu ku manywa na nijoro, azagukiza, azagutabara. Imira amajwi yose ya Satani, utangira uramya Imana. Imana ikunda abantu bayo bayiramya. Ese urimo uraramya Imana cyangwa se uhanze amaso iby'isi by'akanya gato? Satani araturangaza, tuzanira ibiturangaza, kandi agatwara bya bindi byangombwa dukenera mu buzima kugira ngo turangare, ntiduhe Imana icyubahiro, kuko yaduhaye Kristo ngo aducungushe amaraso y'igiciro. Haleluya. Hindukira, niba wari unaniwe subizwamo intege, ugarukire Kristo agusubizemo imbaraga, kandi jya uramya Imana, uyihe icyubahiro. Uko bukeye n'uko bwije, witekerezeho ati se ndacyakijijwe? Nibyo koko Kristo ajya gusubira mu ijuru yaradusengeye, aravuga ati data sinsenze ngo ubakure mu isi, ahubwo ndabasengeye ngo ubarindire mu isi. Reka tube mu isi, Imana yiturindiremo, tube mu isi yuzuyemo ibyaha, ariko tube mu isi tudakora ibyaha, kuko twamenye Kristo. Niwo mucyo uzavira mu mwijima, abantu bakamenya ko hari Imana koko, hari n'abantu b'Imana bayikorera, bayikurikira. Haleluya. Ndabakunda cyane bashiki banjye bene data, bakundwa nshuti z'umusaraba, mwese mwamaramaje mu mitima yanyu gukurikira Kristo. Reka mbifurize guhora mwubaha Imana, kuko ibyo bizatuma mwirinda ibyaha, mwirinda inzira mbi.